turagarutse no mu gice cya 4 itangiriro ry'agahinda kanjye. Mu gice cya 3 twasize aribwo nari ngiye guhamagara Fiona kugira ngo mumenyeshe ko ari inshuti yanjye nifuzaga kubahuza kugira ngo bamenyane. Ubwo nahise muhamagara, ubwo nshiraho telefone ntegereza ko numva ko icamo. Yes Kennedy. Ubwo twaraganiriye biratinda, umubwira ko ari inshuti nshaka kumuhuza nayo ndetse bakamenyana byimbitse. Arabinyemerera rwose, yari umwana mwiza ku buryo rwose atajyaga agora abantu bamwumva, ndetse niyo namubwiraga ibintu numvaga rwose ari umwana uzanyumva igihe cyose tuzamara dukundana. Ubwo yaranyemereye abaraje, nibwo twahise tushaka ahantu ho guhurira. Hari ahantu rwose hatuje ku buryo twagombaga kuganira rwose twimazeyo. Rwose naremeye ndigomwa ngura udufanta ndetse n'uwagombaga kunywa n'agahiye rwose ndakazana. Ubwo naratangiye mpresenta Fiona. Chris, uyu ni Fiona, ni umukunzi wanjye. Tukaba rwose tumaze igihe gito dukundana, ariko ndeka nkubwire ko ariwe muntu burya wanyibye umutima mu bakobwa bose wari uzi, cyangwa se mu bakobwa bose mbona kuri iyi si. Uramubona ute se? Nishimiye kumenya cyane, ndabona ari na mwiza cyane, gusa ndabona waratumbaye cyane. Nta kibazo, ntacyo atwaye. Ndishimye cyane kuba mumenye. Merci. Nawe rero Fiona. Yes Kennedy. Uyu niwe nakubwiraga, uyu niwe Chris, ni inshuti yanjye, akaba ari nawe inshuti ngira cyane cyane mba hafi, haba muri byose, mu bikorwa ndetse no mu bitekerezo byinshi bitandukanye. Nishimiye kubahuza no kuba mbere umwana mwiza ukaza kumureba. Oh wow, mwambaye neza. Ndakwishimiye Chris. Nitwa Fiona. Nanjye ndumva nakwishimiye. Fiona, ndabona uri umukobwa mwiza cyane, gusa wowe na Kennedy ndabona muberanye cyane. Ndishimye kuba Kennedy abashije kubona umukobwa akunda umeze nkawe. Murakoze cyane. Okay, nanjye ndishimye cyane, namwe murakoze cyane. Ubwo twaraganiriye turenjoyinga biratinda, ndetse yewe dutera n'igiparu rwose biraturyohera cyane, biza kugera ubwo sheri wanjye mushya kandi nari nkunda cyane bigiri yataha. Naramuherekeje, ubwo nibwo Chris we yatubwiye ko ari gahunda ze yigiriyemo. Njye ubwo narahindukiye ndataha, ndikuza mu nzira, nza nishimye n'ibineza neza, nambaye écouteur numva umuziki w'urukundo, mbese nyine nk'umuntu uri romantique. Nta wamenya, nari ndi umuntu rwose uri fan cyane. Mu nzira rero nkigenda ahabereyemo agatangazana, n'ubu ngubu abantu mwese muri mwumve mukumirwa. Ubwo nibwo nari ndi kugenda, ndagenda nahuye n'umukobwa twaherukanaga muri primaire, noneho duhura yarabaye inkumi, ariko itangiro ryo kumenyana nawe ryarangoye cyane bitewe n'ukuntu yarabaye igikumi cyiza. Nawe rwose ubona ari umukobwa w'ikizungereza ushinguye neza. Ngango uko rero uko twahuye n'ibyishimo byinshi. Ubwo rero iyumvira uko byagenze. Uraho neza Cynthia, ndabona warabaye igikumi. Kennedy rwose sibwo wansuhuje. Yambi mana we, umva naguherukaga kera, mbega ukuntu usigaye ungana we, warakuze uhinduka cyiza, mbega none se ubwiza urasa na bike pe, urya iki? Oya, nta bikaze nyine birasanzwe, gusa nawe ndabona ntacyo ubaye umuhungu mwiza. Ndabona usigaye turebera no mu mafaranga byaje gucamo. Winjuka rwose, ubusa nageze ahawe, mbega ukuntu ushayininga. Ahubwo mbwira, usigaye ukundana n'umuzungu cyangwa hari umuntu wagufashe neza ukaba utaradutumiye? Si ubwo kutantumiye mu bukwe bwawe we, mbega ukuntu umeze mana we. Umva uri mwiza ku buryo rwose utanyemeza neza ko ubwo bwiza ari wowe gusa witaho. Mbwira. Kennedy, ngo ubukwe, ngo umuhungu dukundana? Hoya rwose, njye ntabwo kiragera, ntabwo ndabona umuhungu dukundana. Ubu nyine tuvugana ndi single, nta bintu bya love, ndi bize mu mashuri yanjye.
mbese ni uko bimeze, ahubwo we mbwira bimeze gute, umukobwa mukundana ubuzima buri kugenda gute? Ndumva afite amatsiko cyane. njye singiye guca ku ruhande rwose pe, nsigaye ndi mu rukundo n'umukobwa mwiza, ariko ni ukuri iyo mba ntaramubonye ntabwo nari kugucishaho amaso pe, usigaye uri mwiza bikabije. Ariko gusa urabizi neza ko n'igihe twigana nyine ntabwo najyaga nkunda guhemuka, kandi urabizi ko kubeshya atari ibintu byanjye, niyo mpamvu ntaciye ku ruhande rwose ngo nirwe ndavuga ibindi. Nsigaye ndi mu rukundo pe. Ni byiza urebye, courage kandi ariko nanone oya ibindi tuzabiganiraho ubutaha, ndi kwihuta ngiye ku ishuri, naho ubutaha ugira ibihe byiza. Urakoze cyane rwose. Ubwo nibwo yahise agenda ansiga aho ngaho, ariko n'ubundi urabizi ko abahungu ntikabura, nasigaye ndeba inyuma ndeba uburyo atambuka, ariko mbyikuramo nako byari ibintu ntabwo byari bindimo neza, numvaga atari ibintu byanjye, kubera ko nubwo yego nyine katabura ku muntu, ariko nahise mbyikuramo bitewe n'uko ari umwana nawe ndimo gukunda kandi numva ntashaka kuzamuhemukira. Ubwo naratashe, ariko nyine ntabwo nagendeye aho, yagiye anyatse nimero nanjye mwatsiye. Ubwo ntago rwose tutari kureka kuvugana. Ubwo nanjye ndavuga nti rwose nshobora no kumugira inshuti tukajya tunaganira bisanzwe, uretse ko ngewe nyine n'ubundi najyaga ngira umuco wo kudakunda kwandikira abakobwa bitewe no kuba bize mu kazi, ndetse no kubona umwanya muke nkawuharira inshuti yanjye y'umukobwa twakundanaga, kubera ko nsigaye mukunda cyane bitashobora kunyorohera kugira ngo abandi bashobore kunyinjirira mu buzima byoroshe. Ubwo naratashe ngera mu rugo bimwe bisanzwe, ndakaraba, ndangije ndagenda mbanza kureba filime. Ni seri nziza rwose yari igezweho abantu bose barebaga, ubwo nanjye rwose mbanza gutuzamo gake. Ubwo rero nakomeje ndeba filime ariko ibitekerezo bitari hafi aho, nibwo rwose nakomeje kugenda ntekereza, ariko nkibuka wa mukobwa Cynthia twahuye nkabona ni ikizungerezi, ndetse nkabona abereye nayo gukundwa rwose, kubera ko ari umukobwa rwose waca kuri buri musore wese, ndetse rwose ntapfe kumunyuraho atamuvugishije bitewe n'ubwiza, uburanga, ndetse yarambwiye ko asigaye yiga na kaminuza. Birumvikana ko yarasigaye afite n'ubumenyi bwisumbuye, ku buryo mbese yari ageze muri ba bakobwa twita high class. Ariko noneho ntekereje ukuntu nsigaye nkunda umukunzi wanjye Fiona, numva ntamubabaza, ariko n'ubundi nkakomeza kumva rwose mu bitekerezo byanjye kindimo, bitewe n'uburyo twari tuziranye kuva muri pirimeri, ukuntu twakinaga n'ibindi, ndetse twari dufitanye n'umubano mwiza wihariye, by'umwihariko ku ishuri, kubera ko najyaga nkunda kumutira bimwe mu bikoresho twifashishaga mu kwiga. Ubwo ndakomeza ndeba filime nk'ibisanzwe, ariko nkumva n'ubundi bitaza neza. Hashize umwanya muto nibwo narebye kuri fone yanjye numvira sonye, nihutira kujya kureba message nzi ngo ni umukunzi wanjye, ariko natunguwe na message yari ingezeho. Bwari ubutumwa bugira buti: uraho neza Kennedy, ni ukuri nishimye cyane, gusa ntabwo nanyuzwe kuko ndumva nshaka kugira ngo duhure byibura rimwe dusangire icyayi mu gitondo. Ese wambabarira ukampa umwanya tukabonana ko nifuza